kuba dukurikiye rero stade duherereyeho ntago mwari muzi yariyo reka uyu munyamakuru uturuka ni muri Huye ni muri Nyaruguru. Uyu munyamakuru uturuka mu karere ka Nyaruguru rero agiye kutubwira stade duhereyeho ngo yitwa Umurengwe atubwira uko iyo stade yatangiye amateka yayo tubone dukurikira umukino. Uno mupira rero uri hano kuri stade Umurengwe ni Ingangurye hano bagiye guhura na Huye na Nyaruguru. Ubu ngubu ngewe match abadukurikiye mwese ubu ngubu hano hagiye kubera match ishyushye cyane y'umuriro ubu ngubu nanjye ubu ngiye kuyogagiza ibintu biryohe pe. Yes, nongeye nabasuje mwese abadukurikiye mu makuru yo muri quartier ndabashuje mbaye ikaze mwese aho muri hirya no hino. Hano turi ni hagati y'akarere ka Huye n'akarere ka Nyaruguru niho duherereye rero. Nitwa Nibishaka Jean Baptiste mukunda kwita Yohana umubatiza. Hanyuma hano turi tukaba tugiye kubabwira turi mu murenge umwe hano muri Huye ni mu murenge wa Karama hano hakurya inyuma yanjye. Hanyuma hakurya hano muri kubona icyapa cyanditseho Nyaruguru ni mu murenge wa Rusenge. Iyi mirenge ibiri rero hano hari ikibuga nyine ku bantu muzi winjira muri Nyaruguru neza muzi hari kaburimbo hari icyapa kuko murimo kubibona niho duhagaze ahangaha. Tuhasanze rero amakipe abiri ya hatari amakipe ya football na amakipe n'abapeti batoya ntago ari batoda niba harimo n'abapapa niba barakuze ni bakuru. Hanyuma bano bapeti nsanze hano bari hafi kurwana ngo bari gupfa ngo umupira ngo bamwe ngo batsinda abandi ngabandi ngo nibo bakaze ngo bafite amakipe akomeye byabina abana nyine muri quartier baba bafite nyine utuntu twabo. Reka bampereza umupira bari gukina murebe ukuntu umeze. Kapiteni w'ikipe ya harya oya naze ni ngwino nta kibazo. Harya witwa Iranzi Jean Claude. Gira hino Iranzi. Ubwo harya Iranzi akina muri APR ni muri Reyo. Ndi kumwe na Iranzi. Fata Iranzi. Iranzi Karame. Amakuru ni meza. Iranzi akina muri ekipe muri Reyo. Ubwo ni mushuti wawe. Nguyu rero mushuti wa Iranzi wo muri Rayon Sport akaba ufite baro. Hanyuma rero ubwo agiye kutubwira nyine hano tubasanze ni hehe hagiye kubera iki? Hagiye kubera umupira. Uhuza Huye na Nyaruguru. Uhuza akarere ka Huye na Nyaruguru. Ni mu ntara y'Amajyepfo. Mu ntara y'Amajyepfo rero hano hagiye gushya sibyo? Yego. Hagiye kugurumana. Yego. Nukuvuga rero kaduhamagare n'undi uhagarariye wowe uri mu kipe uhagarariye ikipe ya Nyaruguru. Mu karere ka Nyaruguru dore nguyu Iranzi abantu mufana Rayon Sport ariko mupepere hano. Pepera abantu bafana Rayon Sport. Yego. Hanyuma hamagara rero undi mugenzi wawe muri Huye. Kapiteni wa muri Huye nuwuhe? Simbuka. Ngwino hano. Wewe witwa nde? Birori Eric. Eric? Hajya nta Eric ukina muri Eric wakina muyihe? Muri Reyo. Mwese muri abareyo? Ubwo Reyo ikomeze nyine hejuru cyane. None ubwo Reyo ko zigiye gukina zombi biragenda bite? Reyo yo muri Nyaruguru na Reyo yo muri Huye. Harashya. Hanyuma rero reka turebe ari Nyaruguru ari Huye niyihiri buze kuza gutsinda igikombe tugiye kugikubita hano hasi. Igikombe tugiye kugikubitaho abana dushyiraho igikombe. Yego. Tugiye gushyiraho igikombe rero. Niko bimeze igikombe cyamaze kujyaho. Reka turebe igikombe cyamaze kujyaho hano neza igikombe tugiye gushyiraho inoti yangahe. Kapiteni arabivuga iki? Murakoze. Turayikorera. Iyi murayitwara? Turayitwara. Katurebe. Igikombe kirataha he? Kirataha muri Huye. Gute rero? Murabigenza gute? Turabatsinda. Umva ngo kirataha muri Huye. Huye iratsinda Nyaruguru. Natwe kirataha muri Nyaruguru. Gute murakoresha irihe banga mwebwe? Turashaka buryo ki twabatsinda. Murabatsinda? Turabatsinda. Niba batsinda? Turihangana. Ubwo rero barabatsinda. Ntago badutsinda. Ngaho rero abajya inyuma ya Huye abajya inyuma y'ikipe ya Huye mujye inyuma yayo abajya inyuma y'ikipe ya Nyaruguru mujye inyuma ya Nyaruguru. Jewe ndi umunyamakuru ndi hagati aho ngaho ubwo ngubwo abafana ba Rayon Sport namwe igiye kubomborana Rayon Sport yo muri Nyaruguru na Rayon Sport yo muri Huye. Umupira bagiye gukina nguyu rero uyu mupira baturutse mu kihe gihugu?
muri Tanzania. Muri Tanzania. bagiye gukina baro ngo yaturutse muri Tanzania. Umupira ngo waturutse Muri Tanzania. ahagana he? Mu majyaruguru. Mu majyaruguru ya Tanzania. Baro bagiye gukina yaturutse mu majyaruguru ya Tanzania. Umupira unkawukuye Kawukuye muri Huye. muri Huye. Wewe umupira wanyu ni wo muri Huye. Zana uwo muri Huye turebe ko ubumeze. Umpereze ndebe uwo muri Huye. Dore nguriya babuhambuye. Ubwo murakina uyu Mutanzania. Abana hano bagiye gukina Umutanzania rero. Reka turebe uko bigiye kugenda. Noneho reka dusabe rero buri kapiteni asabe abakinnyi be abo muri Huye begera uwo muri Huye, hanyuma uwo muri Nyaruguru yegera abo muri Nyaruguru, hanyuma arbitre turamukura he? Arbitre waraturuka he? Muri Nyaruguru. Kuki mushaka arbitre turuka muri Nyaruguru? Nubundi ni haturuka. Ariko se ntago muri bubibe? Ntago tubiba. Singabo babazaturuka ara muri Nyaruguru. Aturuka muri Nyaruguru. Ntabere. Ntagabera. Kwicana ntago birimo. Ntabirimo. Yego. Hanyuma wogeza ninde? Namwe mufite abanyamakuru hano se? Usobanukiwe. Fabrice ni uwuhe? Nguyu. Fabrice umunyamakuru naze hano mugenzi wanjye rero ujye kuza kogeza uyu mupira, hanyuma tubwire umupira ugiye kubera hano nawe hagati ya Rayon Sport, hagati y'ikipe yo muri karere ka Huye na karere ka Nyaruguru. Fabrice rero ijambo ni iryawe, geza kuba dukurikiye umupira ugiye kubera hano kuteye nuko bari buze gutsina nishobora kuza gutwara igikombe utunyuremo muri make. Fabrice mikoro ni yawe. Akira mikrofone wa munyamakuru. Ego ubu ngiye kogeza umupira hano kuri stade Umurengwe. Turi kuri stade Umurengwe. Ego Subiza gato kuba dukurikiye rero stade duherereyeho ntago mwari muzi yariyo. Reka uyu munyamakuru uturuka ni muri Huye ni muri Nyaruguru. Uyu munyamakuru uturuka mu karere ka Nyaruguru rero agiye kutubwira stade duhereyeho ngo yitwa Umurengwe, atubwira uko iyo stade yatangiye amateka yayo tubone dukurikira umukino. Fabrice rero umunyamakuru mugenzi wanjye mu gihe ba kapiteni bagiye ko organize amakipe yayo tubaha umwanya kugira tube dutondeka natwe ku mukino rubera hano. Ba kapiteni mugende mwo organize amakipe yanyu munishyushye, hanyuma hano tube dukurikirana amakuru y'uko uyu mukino ugiye kugenda hano. Fabrice rero urakoze cyane, ijambo ni iryawe. Hanyuma kubakurikiye hano kuba dukurikiye kuri stade Umurengwe twagira ngo tubwire muri make uyu mukino ugiye gutangira, uko ubona nawe nuko hano kuri stade ikirere kimeze n'abadukurikiye uko biri buze kugenda. Reka rero ba kapiteni bacagura amakipe yabo. Hanyuma rero Fabrice tuguhaye ijambo, twagira ngo utugereze kuba dukurikiye mbere y'umukino ubanze ugira icyo dutangariza. Uno mupira rero uri hano kuri stade Umurengwe ni Ingangurye, hano bagiye guhura na Huye na Nyaruguru. Ubu ngubu ngewe mace abadukurikiye mwese, ubu ngubu hano hagiye kubera match ishyushye cyane, ishyushye y'umuriro. Ubu ngubu nanjye ubu ngiye kuyogagiza ibintu biryohe pe. Hanyuma watubwira bamwe mu bakinnyi hano uko bitegura, uko babasha gushyiramo stamina kugira ngo baze gutsinda amakipe ukurikije duhe nk'isura uko ubona nk'ishusho y'isura ya Nyaruguru ndetse n'isura y'ishusho ya Huye mu makipe agiye guhurira hano kuri stade Umurengwe. Iyo ndebye Nyaruguru yego mbona, urabona bimeze bite? Ndabona bari butsinde kuko nubundi mu kanya kwa twe turimo twishyushya dukina gake twe twamaze kubatsinda Musanze turimo dutera penalite. Ubu ngubu nubu twiteguye kubatsinda pe. Hanyuma umunyamakuru abogamiye kuri Nyaruguru ariko nta kibazo, nubundi kuri stade Umurengwe nta mabwiriza y'umukino haba. Hanyuma musanzwe mukina buri munsi? Ubu kubera tuba twagiye kwiga ku cyumweru kuwa nyuma niho tuza gukina. Tunyuremo rero amwe mu mazina y'abakinnyi bagiye guhurira ahangaha kugira ngo tumenye ese umukino ugiye kuza kuba umeze gute hano. Ubundi mu mazina y'abakinnyi utunyura mu makinnyi, ikipe ya Nyaruguru igiye kubigizwe nande, hanyuma ikipe ya Huye igiye kubigizwe nande, uraza kubitubwira mu kanya. Bazumanyuzemo amaso ugaruke kuri kamera. Neza. Ntakibazo vuga abuze. Tugiye ikipe ya Nyaruguru harimo Bikorimana Tieni, Hatangimana Fobiana na Korode na Tuyisenge Eric, Kwizera Paul
hanyuma rero Fabrice twagira ngo tubwire kugira ngo amakipe abiri akine arabatandukanye gute kugira ngo tumenye iyi ni ikipe iyi ni ikipe. Ndabona hano abakinnyi bamwe bahisemo gukuramo hejuru kugira ngo ikipe ihisemo gukuramo ni iyihe? Ni Nyaruguru. Ikipe ya Nyaruguru reka bahisemo gukuramo imyenda kugira ngo ize kuza gukubita kabumbu kabisa imeze neza, hanyuma ikipe ya Huye irambaye. Tukaba dusaba rero arbitre ko yadutangiriza umupira hano kugira ngo ibintu bigende neza. Arbitre rero ngira ngo reka rero nkuko mubibona bakaba batangiye basuhuzanya hano kuri stade Umurengwe. Hagiye kubera ibitangaza bikomeye cyane, ikipe rero y'abana batuye mu murenge wo hakurya wa Huye akaba ariyo igiye hirya yambaye, hanyuma rero ikipe yo mu karere ka Nyaruguru ikaba ariyo. Hanyuma dukomeza rero umupira ukaba ugiye gutangira hano. Umupira ukaba ugiye gutangira rero arbitre bari amabwiriza kuntu baza guhererekanya. Mu gihe mbona ikipe ya Nyaruguru yo yihagarariye hamwe, abandi bamaze gufata imyanya. Ikipe ya Nyaruguru bose bari hamwe ari batanu. Ikipe ya Nyaruguru bari hamwe ari batanu, ntago bazi bigiye kuba kandi umupira ugiye gutangwa. Ngira ngo kapitene we ntagarayo kugira ngo bafate imyanya. Hano utangire umupira ukaba ugiye gutangwa n'abana bo mu karere ka Huye, nibo rero batanze umupira ukaba utanzwe hari imbere. Twareba umupira umeze ute, barimo barakina umupira ngo waturutse muri Tanzania, niba ari Dar es Salaam niba ari Zanzibar simbizi. Hanyuma umupira ukaba ugiye hariya imbere y'izamu rya wapi ku ruhande rw'abana bo mu karere ka Nyaruguru bakuyemo, nibo barimo bakina bakuyemo imyenda kubera ubwo niyo jezi yabo nugukuramo jezi yabo nugukuramo. Umupira ukaba ukomeje imbere rero ufashwe n'abana bo mu karere ka gucenga hariya. Umupira ufashwe n'abana bo mu karere ka Huye, agera ku mupira hariya. Umwana wo mu karere ka Nyaruguru aricomokeye, arazamutse hariya yaguye. Arbitre ndabona yasifuye hariya kufura hariya. Oya asifuye ko umupira wa yego ni kufura, nibyo ugiye guterwa nandi uriya wapi. Ndabona bari bateye ko umupira yari yaraririye. Hano rero tugeze ku munota wa 7. Umupira ndabona akarere abana bo mu karere ka Nyaruguru nkuko babivugaga koko kugeza uyu munsi bafite kuri 60% bakaba bafite igipimo hariya imbere y'izamu rapi. Umupira urarenze, nukwitondera iyi kipe ya Nyaruguru hari imbere y'izamu birakomeye, ariko umupira wavuyemo. Uyu mukino rero abakinnyi bose bari kugenda ku mupira, nta n'umwe usigara inyuma. Ntimumbwire ngo umupira uramutse habaye counter attack byagenda bite. Turi mu gapira ko mu cyaro hariya imbere y'izamu rya Huye wapi. Umupira warenze kandi umupira urenze uhita urengera mu mugezi akaba arenguye. Arbitre rero ati umupira no gutereka mu ba kabiri. Umuzamu hariya wa Huye akaba ateye ishoti imbere ndende, arawufasha aricomokeye umupira, ariko abana bo mu karere ka Nyaruguru bakaba usubiranye. Akaba manutse umwana wo mu karere ka Huye agerageje guhereza imbere uranu gisore, ariko wo muri Nyaruguru ni gisore. Uriya mwana wo muri Huye ati wapi ntago mwawutambukana, dutegereje ko haboneka igitego hano. Igitego nikiboneka rero akaza guhita hatangwa igikombe. Dukurikirana wewe hariya nugufunga kabisa. Ari manukiye umwana wo mu karere ka Huye, ari manukiye arahereje imbere, akabazamutse hariya nimero kangahe, arawufunze umwana wo Nyaruguru. Umupira warenze hari. Ndabona arbitre yavuze ati mukomeze mukine. Huye nayo ikaba yafashe umupira hari imbere y'izamu wapi, hari umusore yawukuyemo. Ati Fabrice rukanka kabukira. Fabrice ni ufite umupira umwe wagezaga mu kanya. Nyaruguru iracyafite umupira wapi. Mbibutse rero ko tukiri kuri stade Umurengwe. Turajyana kuri stade Umurengwe. Umuzamu w'abana mu murenge wo muri Huye akaba ari uteye imbere, hanyuma umwana wo mu karere ka Huye bamufunganya umupira, ariko bati wapi ndawacikanye. Umwana wo muri Huye akaba afashe umupira ishoti imbere, ariko mu bakabiri hano bakaba bagerageje kuwufunga.
Nyaruguru rero akaba ari bafashe umupira barazamutse gakeya kandi no gukina hasi n'igitsi cyangwa se boda boda nuko nguko tuzamutse hano hari umupira ahangaha hari show mbibutse ko turi kuri stade Umurengwe turacyari ku stade Umurengwe hakurya mu muhanda hari igare ririmo rimanuka umusore nawe atwaye umukobwa ku igare yambuka zamuka cyane yirukanka hagati aho ngaho tugarutse mu kibuga umupira urakomeje umwana wo mu karere ka Huye yafashe umupira tera ishoti hejuru ati rubitira ati ni igitego kadutegereza rubitira tubwire ngo ni iki Fabrice bimeze bite ntabwo ari igitego umupira bawuteretse rero imbere y'izamu ry'abana bo hakurya ya kaburimbo mu karere ka Nyaruguru ni uteye ishoti imbere mbibutse yuko aba bana batandukanywa na kaburimbo rero umurenge umwe akaba ari umurenge umwe wo mu karere ka Huye abandi batuye mu murenge hakurya wa Nyaruguru aba bana bahurira kuri stade rero iyi ngiyi bise Umurengwe urabona ko umupira ugeze muri kaburimbo umupira ni muri kaburimbo ukaba uvuye muri kaburimbo abana bati rero twabonye kaburimbo tuyikeneye nayo reka tuyikiniremo afashe umupira n'induriya ni nimero kangahe nta jezi yambaye kugira ngo umenye nimero rero no kujya kubaza hanyuma habayemo gucengana yo ngumura nicara afashe umupira rero umwana wo mu karere ka Nyaruguru ahereje inyuma kuwasigaye inyuma umwana wo mu karere ka yafashe umupira wapi zamu akaba yawufashe muzamu yawufashe ahereza gahora imbere hanyuma hari umwana arasimbutse wo mu karere ka Nyaruguru ati nanjye ndahari imbere ariko Nyaruguru ikaba rero iri gushaka kubacomokana kugira ngo turebe ninde ubona igitego mbere wapenzi wasikilizaji hapa kabisa ni kabumbu hatari tuko Nyaruguru hapa kwenye stade inajulikana kwa jina la Umurengwe ni kusema ni mtu kama nakula sana anashiba lakini anajikamata namna gani ndio hiyo tunaendelea sasa Fabrice rero reka muhamagara nyunganira tubwire uko umupira ugeze muri aka kanya ukomeze reka rero turebe aho umupira ugeze reka turebe Fabrice atwunganire atubwire uko umupira uhagaze muri kano kanya mu gihe umupira ugikomeza reka bajye gutera imbere bakaba bagiye gutera umupira imbere ariko hano Fabrice nagira ngo atubwire uko umupira umeze mu gihe tugikurikirana Fabrice rero wanyegera hano muri studio nkaguha ijambo mu gihe tugikurikirana umupira tuwureba Fabrice urabona umupira umeze gute kugeza ubu uyu mupira ndabona abihuye ari 50% abanyaruguru turabona ari 60% kuko nago birakunda neza ubu ngubu tugiye kwataka neza dutsinde reka rero turebe ngaho gerageza kogeza nawe ho gacyoya tubwire uko umupira uri kugenda ngo uhaye umwanya reka turebe zamura match ndende fatara kwa Korode zamura harani Nyaruguru cenga umuntu cenga babiri cenga batatu hereza passe kwa Eric cenga aracenga ariko kubura umuntu aha reka turebe zamuka neza imbere zamu birakomeye ariko nyeza marawufata reka turebe bazamura match manuka ahuyira manuka reka turebe Nyaruguru atahereza kwa rubitire ahereza kwa defase acenga izamukira imbere izamu ariko reka turebe azamuka Nyaruguru irazamuka imbere izamu ariko umunyezamu ufata neza cyane umunyezamu tutabasha kumenya izina gusa turabona yambaye umupira muremure amaboko maremare bamwita Kagabo rero bakagabo bose turabashuhuje akagabo turabasuje no kuri radio reka turebe Nyaruguru kuri umupira neza zamuka Korode bakaba rero hariya bamufunze bamubwira bati umwana w'Inyaruguru wariye ku kijumba cyumutse goteka turebe umupira urarenze kurengurwa na Huye umupira rero ukaba warenze wari warengeye hirya mu mugezi hara nyine tugabanyirwa n'umugezi akagezi kaba kitwa ngo iki agatobwe umupira warengeye mu gatobwe rero
umupira ukaba urongeye mu mugezi witwa Gatobwe hariho kurengura. Katurebe rubitire bakaba bagiye kurengura hereza baro neza cyane akuraho ariko Nyaruguru amwereka ko yari ikijumba neza n'umwumbati wumutse shot imbere za Korode afashe umupira pasa yo ariko bawukuraho kubita yarafashe Huye kaba yimanukiye rero ariko hari umudefanseri arakomeye zamuka ariko habayeho kurara yaraye reka rero hari abakaba bashyizeho ko turebera hana kufura ariko defenseur arawusubizayo hanyuma hano kandi turebe harimo umukinnyi witwa Korode wambaye n'ishapure yaje abisengeye pe reka turebe Korode akaba ateye imbere reka turereze kwa Tieni cenga umuntu ariko acomeka buri umuntu aha umupira ukaba ufitwe n'abantu mu karere ka Huye amufunze ariko reka turebe ikivuguto cya Nyabisindu hariya ndagufunze arakomeza aramanutse mu karere ka Huye aramanutse ashotamo ariko Nyezama arawufata neza cyane ati umwana w'inyaruguru ntago wawuncikana katurebe ariko baragarura abanyehuye birakomeye ariko baragundagurana aramubwiye ati umwana wari igishabiro mwana bafashe ku gishabiro eka turebe hariya barasunikana umunyahuye aramanuka katurebe ariko Nyezama ufata neza cyane umwana wo mu karere ka Nyaruguru amwereka ko yari umwumbati wumutse tubibutsa aho duherereye hariho aho duherereye hano ni tuhita mu Gatobwe stade yacu tukayita stade Umurengwe tukaba turi gukina na Nyaruguru na Huye ari byo byahuye abantu batutse mu mirenge ibiri yegeranye itandukanye na kaburimbo umurenge umwe uri muri Huye undi murenge ukaba uri muri Nyaruguru wabibutsa n'iyo mirenge umurenge umwe uri ibumoso uri muri Nyaruguru ukaba witwa Huye noneho Nyaruguru ikabiri iburyo uri muri Huye ubu tukaba turimo tubikurikirana ariko reka turebe Korode afata umupira hereza kwande Eric ariko Nyezama ufata neza cyane habuze gato bari bamwishe uretse ko kubitanye n'umwana hariya ngo wari akabenzi ngo yanyweye ikivuguto umwana wamuka umugezi wakavuguto na waramanutse reka turebe akaba yari umunyezamu ariko yabiretse ahereza imbere ariko Nyezama reka turebe birakomeye go akaba bamwita Mbanje neza akaba aragitsinze akaba ari umwana wa Huye reka turebe baracyakomeje bahuye yo mwana Nyaruguru arufata reka turebe zamuka reka turebe birakomeye yo Nyaruguru reka turebe Kagabo ariko umupira warenze akaba wohereje muri kaburimbo irani bondi muyugiye muri kaburimbo ubundi ubwo nuko agiye kurengura barindwi katurebe manuka reka turebe Bikorimana aracenga ariko Kagaba umukuraho Kagabo yamubereye ibamba Kagabo ahereza birori barazamuka bimeze n'aba abanyehuye ariko baragundagurana baragwa harango no kugwa ngira ngo harimo gutabara kurano gutabara ntago ari ubugome harimo gutabara rero ngira ngo arawumufunganye hari uyu mukinnyi akaba arimo kuninagira ariko ashobora kuba reka turebe rubitire katutegeze kasifura akaba ari kufura hari yasifura reka turebe azamura mace kufura ariko defenseur yabaye bampa
reka turebe baramanuka abanyanyaruguru baramanuka reka turebe baramanuka ariko umunyehuye w'umukuru arazamuka reka turebe kwa Kanyota ahereza kwande pasi ijya kwa Kagabo reka turebe hari bamwita senga ariko baramucenga barahirikana hariya bigeze no kumwica barahirikana reka turebe harahuye imeze nabi ariko defase rakurayo reka turebe harahuye irakomeza gusa tubibutse ko iminota isigara mikeya umupira ukaye turangira ikaba ari igitego kimwe cy'abana bo mu murenge wo mu karere ka Huye reka turebe ariko kuntu nimba bari bwishyure baba habuze umuntu umupira ukaba ugiye kwarwa n'abana bo mu karere ka Huye reka turebe hakaba hasigaye iminota 2 y'inyongera reka turebe ariko ariko ukuraho neza Kagabo arabacenga Kagabo reka turebe ari abanyehuye reka turebe baragarura cyabyatari hari abana barimo bajombana utuntu ngo nuko umutwerera niko bari kubyita reka turebe ahereza kwa Korode arakatariko umupira aritanze aravuga ati reka nitange n'icaka mpitengwa turashoje mupira uramusifuze narasifura bitari byo ngo wateye umupira ngahise awukora abanyamakuru hano tukaba turi kubona haraho ngira ngo turimo turacyari kuri kaburimbo murabona iyi modokari ya Alpha nayo kabimanutse yiviriye ihuye ikaba yerekeje inyaruguru ku butaka butagatifu ngira ngo akaba yiteye ku ruhande ariko nyezama ufata neza cyane hari mu minota asigaye amasegonda makeya mu minota 2 ukabusigaje mu munota 1 katurebe kwa Kwizera reba umuntu hari ko Kanyota heza kwa Korode ariko Korode Kagaba umukuraho reka turebe Kagaba hanga kabebereye ibamba barimo bafata umupira Kagabo reka turebe Kwizera bakaba bari kumukurura reka turebe Tieni azamanuka aramanuka akaba babomokanya ariko aramanuka reka turebe yo baba birakoma ati ntabwo ari igitego arbitre ati ntabwo cyagiyemo aha umupira rero hano arbitre usoze reka turebe arakubita mwaragarechi umupira rero ukaburangiye hano umupira ukaburangiye kuri kaburangiye hatambutse imodoka y'amakara umupira ukaburangiye akaba abanyehuye batsinze igitego kimwe Nyaruguru hanyuma rero reka dukomeze hano rero nyuma y'uko umupira urangira tukaba tugiye kuganira n'abakinnyi nababwiye ko mu karere ka Nyaruguru hanyura ba mukerarugendo benshi batandukanye iyi nindi modoka nayo ivuye ku butaka butagatifu reka rero tugaruke mu kibuga abakinnyi bagaruka hano tuganire batubwire uko umupira wari uhagaze ngira ngo Fabrice waza abana muze hano bakinnyi Kagabo ngwino hano tubwire uko umupira wari umeze reka tugaruke uko umupira wari umeze rero dutanga n'ijambo kugira ngo twumve ese nyuma y'uyu mukino umaze guhuza abana bo mu karere hakurya ka Huye mu murenge wa Karama mu karere ka Huye bakaba bahuraga n'abandi bana bo mu murenge wa Nyaruguru umurenge wa Nyarusenge reka dutange ijambo rero batubwire duhere kuri uyu nguyu ati twari twishyuye baratwibye bandi tubwira ajya witwa Iranzi Jean Claude tubwira umupira hano umukino ugenze gute ugenze neza ariko nubwo badutsinze barabatsinze muremera intsinzi turahemera hanyuma ni hehe habaye ikibazo kugira ngo ikipe yanyitsindwe nta kibazo cyabaye nta kibazo na kimwe reka tubaze undi mugenzi we twibwira nawe witwa nde Kwizera Paul ikibazo cyabaye kugira ngo mutsindwe ni hehe habaye imbaraga nkeya
uwo muhungu yaberaga arbitre yabereye igira niwe watutubikanye utubwire ukurikije uko umupira wari umeze ese amazina yawe witwa nde mutuye he Sengimana Claude hajya mutuye kukabacura hanyuma tubwire uko ukurikije uko match igenze ahangaha irangiye gute twabonaga mwirukanga mukina irangiye gute basifuraga nabi iyo badasifura nabi yakugenda gute kwari kubatsinda none barabatsinze igitego kimwe ubu ngubu umuntu kuvuga ngo mujye gukora imyitozo ikomeye ubutaha none namwe muzabahunike mwishimiye gute uko umukino urangiye ntako twishimiye kuko badutsinze yego hanyuma twibwire nawe twibwire irakoze Thierry umupira wagenze gute wagenze neza kubera ko mubatsinze nirihe banga mwakoresheje twabiganiriyeho kugira ngo tubatsinde mwe mwabipanze hanyuma igira hino Kagabo hari umwana witwa Kagabo nababwiye Kagabo rero we bamufataga n'umupira kubera ambaye umupira munini Kagabo twibwire Kagabo Gilbert ufite imyaka ingahe 13 Gilbert nirihe banga mwakoresheje kugira ngo mutsinde aba bana bo muri Nyaruguru twakoresha turitoza mwabanje muritoza nyegera mwabanje muritoza wumvaga mu kibuga bimeze bite hari haryoshye baragitsinze izama nawa mwishuri hanyuma hano Fabrice mwiri tubwire wowe uko ukurikije uko wabibonye nawe ureba hari imbere tubwire wowe uyu mukino nize commentaire uvugaho njye no mupira ikintu mbivugaho umuntu umukinnyi aramanutse akubita igitego umukinnyi agwa hasi yirapya aguye hasi arbitre avuga ngo baramwishe kandi batamwishe bivuze ngo kuri aho ngaho niho wabonye imbaraga nkeya zatumye Nyaruguru itsinzwe nibyo twabonye nyine byatumye itsindwa kuko byatumye biduca intege turababaye none mugiye gukora iki kugira ngo ubutaha iyi kipe yo muri Huye itazongera kubatsinda tugiye kwitoza nyine tugiye kongera imyitozo kuko ubu tuzagaruka hano ku cyumweru noneho tuzaza tubatsinda no kuwa nyuma tuzaza hano kuba twagiye kwiga ubu nukuva murakaniye Huye mugiye kwitoza mutivuye inyuma igira hino we wababaye cyane waje no gukina wambaye n'ishapure kuki ubabaye cyane Murefa yaberaga kuki wahisemo gukina wambaye ishapure nari niragije Imana wari wiragije Bikira Mariya uvuga uti tubatsinde wabatereka nyine nambaye n'ishapure hanyuma reka rero tubaze undi mukinnyi umushaka kuvuga ngwino gira nawe nitwambanje neza Theogene wo muri Huye hanyuma ngo murishimye ko mwabatsinze reka rero duhamagara abakinnyi bose baze hano kubera ko yari umukino wa gicuti baze hano abakinnye bose muze muhaguruke hanyuma dukore fair play hanyuma turebe uko amabwiriza agiye kugenda ikaba ari fair play rero yaba bana ahangaha muri uyu mukino hanyuma reka arbitre nawe tumuhamagara za tubwire gatoya uko yabonye umupira arbitre ngwino tubwire akantu gatoya ashuti bakunze rero bamakuru yo muri quartier tukiri kuri stade abana abihereye izina rya harya ryitwa ngo iki Stade Umurengwe arbitre twibwire nitwa Kubwimana David ukaba ari arbitre muri uyu mukino wawubonye gute uyu mukino nawubonye neza nta kibazo ahubwo abana bahuye barushije abanyaruguru gukina nibwo bayo mpamvu babatsinze abana bahuye baritojeje hanyuma bisanzwe bivuga yuko abana bahuraga abantu bagakina se muhura ryari basanzwe bakina dusanzwe dukina duhura buri weekend wa gatandatu no ku cyumweru ese habaga amarushanwa ubundi cyangwa mupfa gukina gusa n'amarushanwa arahaba tukagenda buri muntu atanga igiceri tukasheta nyine kugira ngo tubone nk'amakayi tuzagura nko mu byo kwa mbere iyo mwashese nukuba mushyiraho ibiceri mukabikinira igihe mukina muheruka gukina mwari mwashyize hangahe buri muntu yarashyizeho sekisa twari twakinnye abantu bakuru n'abantu bakuru baheruka gukinamo abakuru nibo bakina mugashyiraho 500 ni 500 kuri buri ruhande cyane 500 buri muntu 500 hanyuma mukayakinira yego uko rero